hafi kugera imuhira, turi hafi kugera imuhira. Iyi ni insanganyamatsiko y'amavuna y'ibyumweru bitatu azatangira tariki ya 8 ageze tariki ya 30 z'ukwa karindwi 2022. Ni hano iwacu ku itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi rya Moriya mu mujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Amavuna akazaba ayobowe na Pastor Shyaka Gahunde uyobora Moriya SDA. Kuva dutangira amavuna kugeza dusoje buri kwa nyuma w'isabato gutangira amateraniro ni saa 12 kugeza saa 2 z'umugoroba. Buri sabato no kuva ku saa 3 za mu gitondo kugera saa 7 z'umugoroba. Mu yindi minsi no kuvuga kuva ku wa mbere w'isabato kugeza ku wa gatanu w'isabato no kurarika urugo kurundi house to house. Kuva tariki ya 8 kugeza tariki ya 10 amakuru azajya repetera ku rusengero. Kuva tariki ya 9 kugeza tariki ya 16 korali zizajya zidutaramira. Naho kuva tariki 23 kugeza ku ya 30 tuzajya tugira ibitaramo by'amakorali atandukanye. Dusoza amavuna ku itariki ya 30 tuzaba dufite urubyiruko rwajia, bamwe barahirira kwinjira mu cyiciro, abandi bazamurwa mu ntera by'akarusho. Kandi tuzaba dufite igitaramo cy'amakorali meza mukunda akurikira: Tanga Igihe Choir, Victory Family Choir, Light of Jesus Choir, Dove Choir, Voice of Peace Choir, Mifem Choir, Abatoni b'Umwami Choir ndetse n'abagurukana butumwa Choir. Ibi byiza byose bizabibera kuri adresse ikurikira: 2600 Virginia Avenue, Louisville, Kentucky.